Yes, ko barimo gukurikirana BigTown TV, reka tubahe ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi bibera hano kuri BigTown TV. I go by the name Batingi kabari BigTown TV, cyugomba gukora no gukanda subscribe maze gahunda zikagenda fresh cyane. Turi mu isi ya technology, ibintu byose biroroshye cyane, ushobora ku accessing amakuru menshi atandukanye kuri BigTown TV ukoresheje telefone yawe mu ntoki zawe. Ikintu ugomba gukora ni simple cyane, jya kuri YouTube, numara kugera kuri application ya YouTube, searchinga channel yitwa BigTown TV, numara kwinjiramo jya kuri subscribe, ukande subscribe kubotara ikandaho gusa kuba ikanzeho gahunda zimeze fresh. Numara gukanda subscribe kuri BigTown TV maze aya makuru zabasha kukugeraho mu buryo bwiza kandi bworoshye cyane. Big up to yourself, wowe uri kumwe natwe buri munsi, buri gihe, buri kanya, ukanatanga comment hariya down, maze comment zawe ni z'agaciro cyane kuko ziduhereza umurongo wo kukuzanira ibyo ushaka cyangwa ibyo wifuza, cyangwa ukanatubwira ibyo ubona hano hanze natwe tukabasha kubijyamo cyangwa kubyegera kugira ngo tubashe kuzanira inkuru turi buvuge uyu munsi ni inkuru y'umuhanzi wacu wa hano mu Rwanda witwa Meddy. Yakoreraga music hano mu Rwanda, nyuma aza kujya mu gihugu cya Amerika cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Meddy yanze guceceka, ahita avuga ngo reka mbasubize aba haters cyangwa abantu barimo kumvugaho ibintu byinshi batazi what is going on. Hashize iminsi Meddy ari kuvugwa n'abantu benshi batandukanye, barimo kumuvuga ibintu byinshi bitandukanye. So Meddy ni wa muntu ukunda kwicecekera, akapostinga amafoto ari kumwe na madamu we, agapostinga amafoto ari kumwe n'imbwa ye, agapostinga amafoto ari mu buzima bwe bwa buri munsi, buzima busanzwe, ariko amagambo y'abantu akaba yafungiye amatwi, ntago ari kuyitabaho na gatoya. So abantu bakomeje kumwataka Meddy, ariko nawe ubu ngubu yanze guceceka, abafite igisubizo. Imbere yuko tujye mu gisubizo cya Meddy, reka tubanze turebe ni bande bakomeje kwataka uyu muhanzi Meddy, ni bande abantu bazwi bakomeje kwataka Meddy. Yes, hashize igihe kitari kinini cyane mu bantu bakomeje kwataka Meddy. Impamvu nuko barimo kumubaza kubera iki utarimo gusora indirimbo, kubera iki utarimo gukora ibitaramo. Abafana bawe turagukumbuye, turagukunda, dukeneye kumva indirimbo zawe, dukeneye kubona Meddy arimo guperforminga mu bitaramo byinshi bitandukanye. Umwe mu bantu batatse Meddy kuri social media, kuri Twitter, yahoze ari Twitter ubu ngubu ikaba yitwa X, ni ShadyBoo. ShadyBoo yaramwatatse Meddy arimo kumubwira ngo amafoto yawe twayarambiwe, dukeneye indirimbo, keretse niba nawe usigaye warabaye umuslay kuri style. Ahangaha ahita ashiraho agafoto ka Meddy ari ku igare, iryo gare ryateruye ibintu byinshi nyuma hariya, murabona nakagari gashaje cyane, nakagari ko muri Afrika neza cyane indani. Inyuma ya ShadyBoo umuslay mama wacu ku postinga Meddy muri aka kantu, akanamubaza ngo kubera iki urimo guceceka cyane, dukeneye indirimbo zawe. Comment zahise zimanuka ari nyinshi cyane kuri foto cyangwa kuri post ya ShadyBoo. Abantu benshi bakomeza nabo kwataka Meddy, barimo kumubaza impamvu atarimo kurekura indirimbo. Hano Meddy yakomeje guceceka cyane, ariko reka turebe comment zahise zimanuka gute kuri post ya ShadyBoo. Umuntu wa mbere yese amusubiza aramubwira ngo asigaye aririmba gospel kandi izo ntujya uzumva Shady. Aha, barimo kubwira ShadyBoo. Undi nawe yese amanuka hariya aramubwira ngo umwana wo mu bakire. Ahangaha havugishije ukuri. Okay, undi hano, it hurts when you feel like you are losing a bond with someone you wanted forever. Undi nawe warushatse kumucyurira training z'icyatatu gusa. Okay, undi hano yitwa Elton, nawe yese amanuka arandika izo afite zose warangije kuzumva se. Undi nawe araza arasubiza ngo yarazimye mwana. Undi nawe araza hano ngo shira ifoto yawe wambaye nk'ibisanzwe uvugwe naho uturekere umuhungu. Undi ngo rekeraho. So abantu bakomeje gusubiza ShadyBoo muri comment ni benshi cyane. Undi yase avuga ngo wagira ngo hari inputs mumuha byibuze n'igihumbi. Undi ngo reka umuhungu wahisemo ijuru, wowe gumana uburyohe bwawe. Undi hahaha. Oho, comment ni nyinshi ndakubwira. Undi asubiza ShadyBoo aramubwira ngo urahinda ShadyBoo, warebye ibyawe Meddy uramubaza iki? Undi ngo ukaba umwinjije mu idini ryawe, rero gira unamubatize. Abantu benshi bakomeje gusubiza hano, benshi bigaragara yuko Meddy mu byukuri yaracecetse. Abantu barashaka kumenya what is going
kuri Meddy. So inyuma ya posti ya ShadyBoo Meddy nta kintu na kimwe yigeze asubiza, nta kintu na kimwe Meddy yigeze cyangwa any reaction Meddy yigeze akora. Ni umuntu ukunda kwicecekera agapostinga rimwe na rimwe, ariko iyo yapostinze ni amafoto ari kumwe na madam, amafoto ari kumwe na dogie, afite ikibwa cyiza cyane, amafoto ari kumwe n'inshuti ze hariya muri Amerika. Meddy ari so quiet. Mu gihe abandi bahanzi hano mu Rwanda barimo gukora competition zidasanzwe. Izi competition nizo zituma baguma muri trend, bavugwa kenshi, ariko Meddy we ni quiet. Hashize amezi 9 kuva Meddy aposting indirimbo ye iheruka, na amezi 9 yose ashize. Iyi quiet cyangwa kuguceceka nuko kwatumye abantu bamwataka. Nagwo ari ShadyBoo gusa, reka tumanuke noneho kundi muntu umu influencer uzwi cyane mu Rwanda, akaba aba mu gihugu cya Canada. Uyu nguyu akaba yitwa Ddumba. Ddumba nawe yakunda gucokoza Meddy kenshi cyane, aramucokoza mu tuntu twinshi dutandukanye. Reka turebe post ya Ddumba ibyo yanditse kuri Meddy, maze turebe nimba Meddy hari ikintu yaje gusubiza hagati ngaho. Yes, iriya foto ya Meddy ShadyBoo yari yakoresheje gupostinga ya Meddy afite akagari ari somewhere kuri beach, aka kagari gateruye ibintu byinshi. The same picture Ddumba nawe yaje kuri repostinga, maze kuri iyo foto yongeraho amagambo yanditswe ngo Meddy afite agasuzuguro kenshi cyane. Munsi kuri caption yase atamo caption ivuga ngo rutipe twirirwa tumuvuga wagira ngo nahari, ngo Meddy nibura rira kumwe kwa Bene ariko ugabanye agasuzuguro wagira tuba turi kuvuga ibuye. Urumva akangaka nako karidanje cyane. Ddumba amaze gupostinga akangaka, igisobanuro nuko Meddy iyo amuvuze ibintu ntago ajya asubiza, ngo Meddy afite agasuzuguro. Meddy gerageza basi udusubize ibyo tukuvugaho, gerageza kwiriza basi kumwe kwa Bene se yajya yiriza. Aha, simbizi ni wowe ubizi, urimo gukurikirana BigTown TV. Inyuma iyi posti ya Ddumba, comment naho zahise zimeneka ari nyinshi cyane kwa Ddumba. Abantu barimo kuvuga, kwataka, kusebya, abandi gushima Meddy ibyo arimo gukora, abandi bakavuga ko ari muri gospel, bamureke umuhungu wabo atuje. Reka turebe some of the comments maze tuze gukomeza n'ibindi byinshi. Comments z'abantu zo ni nyinshi cyane, ngo wagira ngo muri kuvuga ibuye, undi ngo ahoho uvuze byinshi na kumena inshkwanga. Nuza itamusubiza ngo harya ngo uri manager. Yes, undi nawe aitavuga yandika ngo numugabo pe silence irica. Muje mumuvana muri ubwo bugoryi bwanyu, guceceka nibyivuze gusuzugura kuko ntacyo aba afite, bwira ibigoryi nkawe. Ddumba nawe nagwa ajya heza agenda basubizamo, ariko nagwa twasoma zose. Undi yese avuga ngo sinarinzi ko gutuka umuntu akakwihorera ntanagusubize biryana, mpaka mbonye iyi posti ya Ddumba basi sore bra. Okay, abandi bakomeje kwandika byinshi cyane. Uwo ni umuvumo mwavumwe n'Imana, namwe simwe ni baso bakoze ibibi rero muba. Undi yese yandika ngo sha rekana n'umusenzi sinzi icyatumye mukunda. Undi ngo Ddumba abaye iki koko warakaye bro. Abantu bakomeje kwandika byinshi hano, ariko nusoma izi comments zose wasanga harimo positive and negative. Hari abari kuvugira Meddy, habarimo n'abarimo gusupportinga ibyo Ddumba na ShadyBoo, n'abandi bakomeje kwandika cyangwa kwataka uyu muhanzi Meddy. Ariko all in all, Meddy inyuma yo kuba yacecetse mu gihe kinini, akabareka mukavuga urumva abafana tugira byinshi cyane. Hari ugutekereza umuntu, hari kuvuga umuntu, hari n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko noneho all in all ndashaka kukuzanira igisubizo cya Meddy, ukuntu yaje gusubiza aba bantu bose, cyangwa yaje gutanga ibisubizo mu bantu bamuvuga ko akunda guceceka, ntago akunda gusubiza abantu, cyangwa yatinze kurekura indirimbo. Hano twinjiye kuri Twitter, yahoze ari Twitter ubu ngubu yitwa X. Meddy yahise yandika igisubizo muri ibi ngibi byose, arabandikira babwira mu cyongereza cyiza cyane kiri simple and short kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa. Yanditse ngo change starts when you are tired of pretending. Iki ni igisubizo byanze bikunze arimo gusubiza ba bantu barimo kumwataka bamuvugaho ibintu byinshi, ngo nagwa heruka gusohora ingoma, ngo nagwa asubiza abantu, akunda kwipostingira ubufoto nka ShadyBoo kuni yavuze ngo ese nawe wabaye slay, kugira ngo tubimenye kuko na amafoto gusa na ndirimbo nabikorwa n'ibiki byose.
Meddy yahise abasubiza mu kinyabupfura kandi aga simple message arimo kubabwira ngo change starts when you are tired of pretending. Mu kinyarwanda bivuga ngo impinduka itangira iyo urambiwe kwigira. Urumva ni igisubizo kuba abantu barimo kwataka bamubwira ibintu byinshi ngo impinduka itangira iyo urambiwe kwigira. So hano all in all cyangwa uko ariko kose Meddy hari something arimo gutegura ku bafana be. Ashobora kurekura ingoma, ashobora kubasubiza mu bindi, cyangwa ashobora gukora ibintu twe tutazi. Abarimo gukurikirana BigTown TV, drop your comment angaho urimo kubyumva gute muri iki gisubizo cya Meddy. So muri iki gisubizo cya Meddy naho comment zahise zimeneka ari nyinshi cyane. Nkunda abantu bakunda kwandika comment nabo bagatanga ibitekerezo byabo. Hano bahise bamubwira ngo Meddy dukize aba haters udutema kagoma please cyangwa please. Okay, undi yese yandika ngo rwose, undi ngo wabimenye se, undi ngo brother don't be afraid to start over again. This time you are not starting from scratch, you are starting from experience. We love you big man. Ngo bro, ebana gerageza ibishoboka byose kandi ntuzatinye turekurire. Ntago ugiye gutangira mu itangiriro kuko ugiye gutangira muri experience ufite. Turagukunda, uyo ngo ni big man. Yes, undi yese yandika ngo but can you promise us that you are dropping another gospel hit song soon? We miss your voice. Undi ngo the good thing is that you are doing good and your family will love you buddy. Undi exactly. Undi ngo noted. Undi ngo Meddy, you know we love you so much. Please can you just mix gospel and secular music because we miss your romantic songs. Undi ngo to be honest, this is very true saying, my brother Meddy. There is a time when you cannot keep hiding yourself under the darkness. The only cure is to change. Remove the big coat and throw it away. Urumva abantu benshi barimo kumusaba ko time yo guceceka n'ibiki byose byarangiye. Twereke uwo uriwe kugira ngo natwe tubashe kumenya who is Meddy. Abantu benshi baramukunda Meddy. By the way, ni one of the biggest artists mu Rwanda. Undi yese yandika ngo keep pushing, always God has options. Undi aramubwira ngo garuka rwose turagukumbuye. Undi ngo muribuka Yesu bamwoza ibirenge. Undi well said. Undi yes brother, and that change comes in revenge for the time you have lost. Abantu bahise bandika ibintu byinshi. Undi Mutesi yasi yandisa absolutely. Undi exactly. Undi ngo true that. Undi ngo but you are still pretending man. Your name is Medad, not Meddy. Ebana abantu batanga comment bibari danje. Turakwinjinze nukuri duhindirimbo pe. Undi ngo ya 100%. Undi ngo birahwihwiswa ko nta nyinya ugifite, tubyemere cyangwa tubihakane. Yes, comment zaje ari nyinshi cyane kuri post ya Meddy, ikigaragaza ko arimo gusubiza babandi barimo kumwataka. Nusoma kuri comment urahita ubona igisubizo nuko bose bahise bajya kuri side yuko arimo gusubiza babandi barimo kumwataka ngo Meddy wacecetse cyane, music industry irimo kugusiga kuko abahanzi benshi tuzi mu Rwanda barimo kurekura ingoma buri munsi ariko wewe uri quiet cyane. What is going on my brother? Ariko all in all reka dusubira inyuma gatoya. Meddy ni umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda, kuba byemera cyangwa batabyemera. Nje ndashaka kukugaragariza facts zigaragaza ko Meddy ari one of the biggest artists in East Africa, not only mu Rwanda gusa, one of the biggest artists in East Africa. Meddy niwe muhanzi wa mbere wenyine mu Rwanda ufite views nyinshi kuri YouTube kurusha abandi bahanzi bose. Urabyanga cyangwa urabyemera? Ndashaka kukwemeza ko Meddy ari number 1 top mu bahanzi bo mu Rwanda bafite views nyinshi kuri YouTube kurusha abandi bose. Niwe muhanzi wenyine wo mu Rwanda uri hafi kuzuza miliyoni 100 za views kuri YouTube. Meddy afite mu ndirimbo yitwa Slowly, ni indirimbo ifite views zishimishije cyane. Ni indirimbo ifite views miliyoni 92 kuri YouTube. Ni indirimbo imaze imyaka 6 yonyine ikaba yitwa Slowly. Indi ndirimbo ikurikiraho sinzi nimba ari undi muhanzi wikurikiraho wo mu Rwanda. Iyi ngiyi ni My Vow, ni indirimbo ya Meddy imaze imyaka 2 gusa ikaba ifite miliyoni 30 kuri YouTube. Urumva ko abona views nyinshi cyane kurusha abandi bahanzi bose. Ashobora gutinda ariko yo yarekuye akantu ni fire. Indi top 3 za Meddy mu ndirimbo ze zifite views nyinshi ni ingi Slowly, ari audio yonyine ya lyrics gusa ikaba ifite miliyoni 25 kuri YouTube, ikaba imaze imyaka
bitandatu yonyine. Indi ndirimbo ya nyuma reka ngubwire tu izi ngizi enye zonyine maze urahita umenya ko niwe uyoboye mu ma views. Indirimbo ya Meddy yitwa Queen of Sheba ni indirimbo yaririmbiye umukunzi we cyangwa umugore we bamaze gukora ubukwe. Queen of Sheba ni indirimbo imaze imyaka 2 gusa kuri YouTube, ikaba ifite miliyoni 15. Izo ngizo ni top 4 za Meddy. Ukurikiraho se ninde, yaba ari The Ben cyangwa Meddy? Reka turebe kuri The Ben. The Ben hano muje indirimbo ya mbere ya Meddy ifite views nyinshi kuri YouTube ni miliyoni 92, hafi kuzuza miliyoni 100. Ben afite indirimbo ya mbere ifite views nyinshi kuri YouTube ni miliyoni 5.8 million gusa. Reba inshuro akaba yamukubye ni Meddy, izo afite ni nyinshi cyane. Ikurikiraho nayo ikaba ifite indirimbo ya Ben, indirimbo ya The Ben ifite views nyinshi ni miliyoni 5. Iyi ngiyi ikaba yitwa Vazi, ni indirimbo nayo yakoze neza, ariko kuri Meddy ho nta kintu wavuga. Meddy afite views nyinshi cyane kuri YouTube. Indirimbo ya kabiri ya The Ben ifite views nyinshi ni miliyoni 5 n'ibice 6. Iyi ngiyi ikaba yitwa Thank You, ni indirimbo akoranye na Tom Close, ni indirimbo nayo ya gospel somehow, imaze imyaka 6 nayo kuri YouTube. Indirimbo ya gatatu ifite views nyinshi ya The Ben ni indirimbo ifite miliyoni 4.3. Iyi ngiyi ikaba imaze imyaka 4 kuri YouTube, ikaba yitwa Naremeye. Indirimbo ya nyuma nje kubabwira indirimbo enye gusa ku buri muhanzi muri abahanzi bafite views nyinshi mu Rwanda. Indirimbo ya kane ya The Ben ni indirimbo ifite miliyoni 4, imaze imyaka 3 yonyine kuri YouTube. Ni The Ben afatanyije na Otile Brown, indirimbo yitwa Can't Get Enough, indirimbo ifite miliyoni 4 gusa. Reba noneho ama views ya Meddy na The Ben. Meddy aracyari hejuru cyane kuri views za YouTube. Reka turebe noneho undi muhanzi urimo gukora neza muri iki gihe mu Rwanda, muri popular videos ziwe enye nawe nje kukubwira. Uyu nguyu niwe ukurikira Meddy, ngira ngo Bruce Melody nawe afite views nyinshi, kuko hano Bruce Melody indirimbo Uyoboye imaze imyaka 4, ikaba ifite miliyoni 13. Ya Bruce Melody ikaba yitwa Katerina, miliyoni 13 kuri YouTube, imyaka 4 iba posted. Indi ya kabiri ni Bruce Melody yitwa Samoya, indirimbo nayo ifite miliyoni 5 n'ibice 3, imaze imyaka 3 kuri YouTube. Indirimbo ya gatatu ya Melody ni indirimbo yitwa Caterpillar, nayo ikaba ifite miliyoni 4 n'ibice 9, imyaka 2 kuri YouTube. Indirimbo ya kane, kuko ndabahereza enye maze muze kureba views ninde ufite views nyinshi kuri YouTube. Hano uyu muhanzi witwa Bruce Melody, indirimbo ya kane ni indirimbo yitwa Akinyuma, imaze umwaka umwe kuri YouTube, ikaba ifite miliyoni 3 n'ibice 7. So all in all, Meddy niwe muhanzi wenyine ufite views nyinshi cyane kuri YouTube kurusha abandi bahanzi bose mu Rwanda tuzi, ngira ngo mwabyumvishano. So abantu kwibaza ibintu byinshi ngo Meddy what is going on, kubera icyo utarimo kurekura ingoma, kubera icyo wacecetse cyane. Meddy amaze kubasubiza, ariko all in all nadukubitsa kandi gahit song kamwe, ndakubwira ama views azakuba bano bahanzi inshiro zingahe. Sinzi nimba uko bizaba bimeze cyangwa abantu bazaba barambiwe gutegereza cyane bakanga kureba indirimbo ye inshasha ari busore n'ibiki byose. We don't know, let's wait. Iyi ngiyi ni BigTown TV, drop your comment maze utubwire we uko byumva, and then everything is gonna be alright. Tuzakomeza kubamenyesha byinshi cyane ni kuri BigTown TV. I got the name back T, ndimo reporting izi story n'izindi nyinshi cyane zirimo kuza. Stay with us, don't forget to subscribe. I'm with you all time. Yeah, until next time, ciao, bye bye, hasta la vista. Abarundi bavuga bo nagasaga nakagaruka.